Murakoze cyane, karibu cyane nanone kuri YouTube channel ya Fatherhood Music. Nizera ko mumeze neza cyane, nizera ko munezerewe, nizera ko uyu munsi ari umunsi mwiza cyane kuri mwebwe kandi w'ingirakamaro. Ahangaha rero mbibutsa ko n'ubundi ni Fatherhood Music, YouTube channel ya Fatherhood Music. Uyu nguyu akaba ari Mishu, nkuko nabibabwiye nzajya hostinga, ariko rimwe na rimwe tuzajya tuba dutandukanye, ariko navuga ko ari njye uzajya uri main cyane. So navuga ko ndishimye nanone kuza uyu munsi kuganira namwe, gusangira namwe ibyiza Imana yaduhaye mu mpano zacu. Nkuko twabibabwiye, uyu mwaka tubafitiye content nyinshi cyane, nyinshi kabisa. Harimo ibiganiro, hakaba harimo n'imiziki tuzajya tubaha, ariko byose hamwe bikazajya biba bidufasha gukura, yaba mu mwuka, yaba no muri skills, muri impano, kugira ngo tubashe gukora ibintu ku rwego rwiza cyane Imana yishimira. So uyu munsi rero nkaba mfite umugisha wo kwakira umuvandimwe wanjye, yitwa Vincent Mbirukira Hodari. Ndabizi ko benshi mwe mumukumbuye cyane, mwe mumuheruka kera cyane abavugisha wenda ku mateleviziyo n'ibiki, ariko uyu mwaka ushize yakoze ubukwe, nanabyishimira, mubwira ngo congratulation. Ubu ngubu ubuzima bwarahindutse kabisa, ari ikintu cyiza cyane twishimiye. Ubu ngubu rero akaba agiye gusangira namwe ibyiza Imana yamuhaye mu mpano ye. Yize umuziki, mu by'ukuri afite skills, afite na experience hafi y'igice cy'ubuzima bwe bwose yabaye muri church, akora kuramya no guhimbaza. Afite ibintu byinshi rero yabasangiza, ariyo mpamvu uyu munsi twifuje kugira ngo aganire namwe, agire ibyo ababwira, abatangariza, abigisha, cyangwa se twese hamwe twigira hamwe, dufatanye, ababwiye na gahunda nka Fatherhood Music dufite muri uyu mwaka. Reka rero mwakire, karibu cyane my brother. Urakoze cyane Mishu, urakoze kubw'uyu mwanya mwiza wemeye kugira ngo tuze kubana muri gahunda washizeho ngaruka. Navuga ni buri cyumweru cyangwa se buri byumweru bibiri, kugira ngo tuganire n'abakunzi ba Fatherhood Music, tubaganiriza ku migambi cyangwa se ku ntego za Fatherhood Music. So ndagushimiye rero kubw'uyu mwanya mwiza, ariko mbere ya byose reka dushime Imana. Imana turagushimye ko turi bazima, turagushimye kuba waturinze, ukaturindira ahantu hatandukanye, ariko ibyo byose ukabikora kubw'umugambi wawe ufite ku bugingo bwacu. Ubane natwe muri uyu mwanya tugiye kuganira, njye na Mishu, ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe ryo riza gushyirwa hejuru, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Urakoze cyane rero. Nkuko yababwiye, nitwa Vincent Mbirukira Hodari, nkaba ndi umugabo, mfite umugore witwa Joanna Sena. Nawe nazareba iki kiganiro azakishimira, ndamukunda cyane. So mubwire no mu cyongereza, ariko ntacyo bitwaye. Ndi kumwigisha Ikinyarwanda, azumva mvuze izina ahita avuga ati avuze ibiki muri Joanna Sena. So rero murakoze cyane kuba mwemeye kugira ngo tuze gusangira iki kiganiro cyangwa se ibiganiro tugiye kugirana. Murakoze. So reka dutangire wenda tuvuga ku buzima wenda busanzwe. Mu by'ukuri nshaka kumenya ni Vincent, wowe icyambere umuziki wa gospel ubona gute? Uwutekereza w'iki? Wumva mbese ari nk'uwe muhamagaro wumva wakoramo cyane, wenda wahamagara uba wumva ibintu wakora nk'inzozi zawe? Umuziki wa gospel cyangwa se umuziki wo kuramya Imana no kuyihimbaza, ngewe ngufata nk'ivugabutumwa cyangwa se nko kwamamaza ubwami bw'Imana cyangwa se nko kuvuga Imana. Rero iyo uvuga Imana, numva ko nayo aho iri ahera hayo inezererwa, ikumva umwana wanjye ari kundamya, umwana wanjye ari kumvuga, umwana wanjye ari kuntaka hagati y'imbaga, hagati y'abantu benshi, bigatuma nayo ivuga ati ikakwishimira cyangwa se ikanyishimira.
rero ikindi wari uvuze ngo uyu muziki wa gospel numva wagera he. Mu by'ukuri numva warenga muri church, numva utaba ahangaha abaramyi bataguma hano mu rusengero, numva dukwiye gusohoka aho abandi bagenda mu mahoteli, nkumva abantu bagomba kugenda bakaramya Imana aho ngaho. Kuko kuramya Imana ntago ari biri mu rusengero gusa. Kuramya Imana ni ibintu bigari cyane. Wayiramya uri mu muhanda, wayiramya uri iwawe, wayiramya uri kumwe n'abantu, wayiramya uri kumwe n'inshuti. Rero ubwo butumwa ntago bufite umupaka. Ndibuka wenda sinzi, ndakeka urabyibuka igihe twakoze ka Free Zone Worship, ni igitekerezo cyaje ndavuga ati ese kuki tudashobora kugenda hara mu mujyi wa Musanze tugashyiramo stage, twarangiza tukaramya Imana, tukavuga Imana, tukavuga imirimo y'Imana nkatwe abajene. Byarabaye kandi twabonye impinduka ku rubyiruko, twabonye impinduka ku bantu bakuru, twabonye feedback mu buyobozi. So ibyo rero nibyo nari ndimo kukubwira, ni ibintu kuramya Imana ni ibintu bigari cyane. Gospel music yemwe mwabaramye mwe, mwabaririmbye mwe, musohoka ahantu muvuge Imana, ntimuyivuge gusa kuko mwageze mu rusengero, muyivuge uko mwanageze no hanze, muyivuge muri iwanyu mu ngo z'iwanyu, muyivuge ahantu hose, nayo izahera ko none imigisha yanyu ibasesekazeho. Icyo kibazo wenda nari mpereyo ni ikibazo gisanzwe, wenda abantu bakunze kubaza abantu wenda baramya Imana, bahimbaza Imana. Yari ikibazo gisanzwe kugira ngo abantu bumve, bagire iyo aspect yo kuramya Imana uko ariko, kandi ndakeka icyo gisubizo ni cyiza. Ugaragaje yuko kuramya Imana si mu rusengero gusa, ahubwo kuramya Imana ni ahantu hose mu buzima busanzwe umuntu ari, waramya Imana, wavuga Imana, kandi ni koko ni ikintu cyiza cyane. So, reka wenda njye deep cyane muri content numvaga wenda numvaga ko twasangiza abantu cyane, iri unique wenda navuga, kubera ko wenda content zo kuvuga kuramya Imana no guhimbaza Imana uburyo bitandukanye, ndakeka ibyo biri mu baramyi b'abapasiteri cyane, barabisobanura cyane wenda kurushaho. Hari n'abandi bantu babivugaho cyane. Wenda navuga njye nagiraga ngo wenda turebe cyane muri aspect yo kuba wenda twebwe twize umuziki, sibyo, dufite experience yo kuba twararimbye mu rusengero, twaramya Imana, ariko tukaba dufite na skills twakuye wenda mu ishuri bisanzwe, kandi nkeka ko ari avantage nziza cyane yo guteza umuziki wo kuramya Imana imbere cyane biruseho. Nagiraga ngo wenda tujye deep aho ngaho kugira ngo mfashe abantu kugira ngo hagire ibintu byinshi cyane bakwigiraho. Nagiraga ngo ubasangize wenda wowe experience yawe mu buryo buri technique gutoza amajwi. Nzi ko watoje worship team atandukanye i Kigali, harimo nanga muri Fatherhood. Mu buryo buri technique wenda navuga ngo ubivugaho iki mu buryo bwo kuba wenda abantu basobanukirwa, bakwiga wenda music theory, cyangwa se uburyo abantu bakora harmony, cyangwa se uburyo arrangement zikorwa. Wowe ubyumva gute? Ubona byafasha gute? Ubona ese byadushyira ku rundi rwego nk'urwo za Dress Celebrations ziba ziriho, cyangwa se za Maverick City, cyangwa se andi matsinda tuza komeye ari hejuru? Ese ubona byafasha gute? Ese ni uruhe ruhare ujya ubona ushobora kugira muri iyo education, ku buryo ko ndabizi ko Fatherhood uteganya no kuzagira ishuri? Ese ubona ari uruhe ruhare wabigiramo no gufasha kugira ngo turebe ko wenda icyo kintu twagishyira wenda kuri standard yo hejuru? Urakoze, ni ikibazo cyiza kandi cyagutse kigari cyane. Ngiye kubivuga mu buryo bubiri. Ndavuga mu buryo bwo kubihereza umwanya, kuko kwiga bifata umwanya, kandi kwiga ni uguhozaho. Ikindi mbivuge mu buryo buri nk'uko wabivuze, buri technical. So kuba wenda
twarahisemo kugira ngo dukore uyu muziki wo kuramya Imana no kuyihimbaza, noneho tunabikore dufiteho ubumenyi runaka. Ni byiza kuko mbere ho wenda nsubiye inyuma, sinzi wenda niba wowe iki gihe hari igihe tugeze kujya kuri recording indirimbo, hari igihe tugeze kujya kuri recording indirimbo, turangije indirimbo twayihimbye tutacuranze, nta gicurangisho na kimwe twari tuzi, twari turi kwiga icyo gihe gitari ndakeka. Tujya muri studio imwe ntavuze, turangije n'umuproducer navuze, habaho gucuranga indirimbo biranga, nawe ntabwo ubumenyi bwari buri hejuru, biranga. Indirimbo tuza kumenya kera hashize igihe tumaze natwe kujya kwiga ibintu by'imiziki, tusobanukira ko indirimbo yari iri muri minor, kandi abantu benshi bagiye kwiga gucuranga batangira muri majeur. Wenda sinzi ukuntu ndaza kubisobanurira abantu, ariko nyine na maskere, ni ukuvuga ngo hari inzego runaka abacuranzi wenda bari kudukurikira barabizi, n'abaririmbyi, ariko wenda tuzagenda tubibasobanura neza, turi no kubyerekana, turi no kubiririmba kugira abantu babyumve. Reka ubu ngubu dukoresha amazina yabyo nk'uko ameze. Icyo gihe habaye challenge ku muproducer. Challenge yabaye ni iki? Ntiyasobanukiwe niba turi muri minor, ntiyasobanukiwe niba turi gukora ibiki. Natwe ubwacu twahimbye iyo ndirimbo ko twayihimbye, nta gicurangisho, tugiye kugira ute, tugiye gusa gusohora indirimbo nk'uko twabonye umuhanzi runaka yasohoye indirimbo. Twahimbye, twicaye, ubwo tugende muri studio. Byatubereye challenge yabaye niki? Twajyanye natwe ibyo tudasobanukiwe, tugeze no wa muntu dusanga nawe nta bisobanukiwe. Ibyabaye niki? Indirimbo yarakozwe, wenda nihuse n'ubuhamya. Indirimbo irangije barayiduhereza ngo yakorewe mastering na mixing. Ibyo mvuze icyo gihe ntabwo twari tubizi ngo ni ibiki. Indirimbo tuyijyana mu rugo, tuyishyira muri electeri, and then icyakurikiye twumva haba ingoma, haba amanota, haba iki, ariko buri ikintu cyiza uracyumva. Burani tukaze tugira ngo aba bantu bakurikirana iyi muziki ntabwo baba bari kumva ibintu biri kuba hano. Iyo twakotoye barabyumva cyane, hano iyo umuririmbyi avuye mu nota barabyumva cyane. So icyo gihe bigira gutya, biranga neza, biranga, twumva amatwi yacu ntabwo ari gukurura iyo gu. Uko mbyibuka nanjye nibuka ko yari yacuranze utuntu tutarenze nka 4. Nibuka ko hari harimo akirongi k'agaflute kakoraga nka melody tumeze nkaho turi kuririmba, hakabamo n'udutomu. Uko njye mbyibuka neza, njya kwiga production kako nanjye na mfite iryo shaka ryo kuvuga ati ko twakoraga ibintu bibi, so byatumaga ibyo bintu byinshi mbibika mu mutwe. Nibuka ko harimo udutome n'udusnare nako kantu k'akirongi. Noneho ko Vincent aravuze ati iyi CD tuyivune, ntabwo CD ni njye wayivunnye, ndayivuna kuko numvaga pe bitaryoshye. Ariko ikintu cyaka kuvuga ahanini ni uko ubumenyi bukenerwa mu kintu cyose waba urimo. Umwubatsi akenera kugira ngo yige gushyiraho nivo, umuririmbyi akenera kugira ngo amenye uburyo ashobora gufatamo ijwi rye neza. Umuririmbyi akenera kumenya ngo mbese ngiye kujya kuririmba ni ibiki bintu ngomba gufata. Ibyo ni ibintu tuzagenda wenda tuvugaho, ndakeka nka introduction turi gukora ibi tuzagenda tuvugaho. Ariko umuririmbyi hari uburyo yifata mu gihe cy'ubukonje, umuririmbyi agomba kwifata uti. Ibyo byose akabisobanukirwa, biri muri vocal skills. Ibyo yabirengaho akamenya ko hari effect igomba kuba ku ijwi rye. So rero nk'uko twavuze, tujyanye mu bintu biri tekiniko cyane. Mbibutsa ko Vincent anafite certificate ku bijyanye n'ijwi muri rusange. Wenda azagenda, twarababwiye dufite ibintu byinshi wenda tuzavugaho byo kugira ngo dufatanye cyane nk'abantu bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza. Wenda cyane nibo navuga, ariko n'abandi bantu bari interested kumenya ibintu by'umuziki. Ahangaha ni ahantu heza cyane uziga uburyo ukora umuziki bwiza, ariko buri mu murongo w'Imana. Nanone ko tuzagenda tureba icyo Bible bivugaho
ko ba Dawidi babikoraga n'abandi bose mu byako. Rero ahantu heza Vincent nk'umuntu w'umuvoko coach wabyize ubifitiye impamyabumenyi azagenda basangiza ibyo byose yababwiye, byo gusigarishira ijwi ryawe no kuridevelopa n'ibindi byose. Ubwo najyaga ngo mwunganira ibyo ngibyo yavuga kugira ngo mumenye nicyo azabafasha kuri YouTube channel. Aho ngaho isi nabisobanura hafi ya byose. Reka nigarukiraho ku kintu kivuga ngo guhereza umwanya ibyo even natwe ahangaha muri Fatherhood Music ubu ngubu twashizeho ingamba, bitangiye ubu ngubu baravuze ngo dushizeho ingamba, tugiye kujya tureba ukuntu duproducinga, haba urabizi twari turi muri analog, ubu ngubu nibwo tugiye gutangira kugira ngo dutangire turebe ko twakoresha digital, ariko tugiye gusigasira ikintu cyane cyane cyo kuvuga ati uyu muntu niba ugiye gukora praise and worship, kuko Imana ikunda ibintu byiza by the way. Ntabwo Imana nayo ivuga ngo ikunze iyo horo cyangwa se ngo kuva mu manota buri kanya gukora ibiki. Ntabwo mwese murabizi, niba ukunda ikintu cyiza means ko n'Imana ikunda ikintu cyiza. So rero umwanya w'icyo kintu, abaririmbyi muri kino gihe, mwabaririmbyi mwe mudukurikiye cyangwa se makorari mwe, ni ukuri akenshi na kenshi ntabwo twubaha ibintu byacu. Ushobora kubyubaha uri umwe, ariko mu gihe abandi batabyubashye, kuko ntabwo ugiye kuririmba nk'umuhanzi umwe, mu gihe abandi batabyumvise uraza gustragoringa no kubigisha icyo kintu. Ntabwo baragifatira umunsi umwe. Mureke babwire harmony cyangwa se vocal part, ntabwo ushobora kuvuga ngo ndayizi ngarega ngo nibisanzwe, kuko niba ari amanota tuzagenda tubyerekana, wenda tuzagenda n'abacuranzi tubikore tubigaragaze muri practical. Ariko niba tuvuze ngo uraririmbira ijwi nawe uririmbira ijwi, niba ibyo bintu utabikoza ako kanya, ntugire ngo ibyo bintu bizahita byizana byite byishira muri wowe. Kandi ntugire ngo kubera ko murima muri abantu bane n'urugero, niba wowe utabyubashye ibyo bintu ngo bishyireho imbaraga, ugiye kwicira ba bantu bane muri kumwe. Ikintu kizaba ni iki? Nuko ni udevi inota runaka wa wundi aririmo bizahita bihinduka, bimwe bizaba ama off, ibindi bibe kudahuza, ntabwo hazaba kumacinga y'amajwi. Rero no kuvuga ngo bisaba umwanya, bisaba igihe, bisaba kubyitangira, bisaba kubikunda cyane. Nibyo cyane kabisa, bisaba umwanya, bisaba kubikunda. Icyo navuga nuko wenda wa mugani nk'ubu ngubu dufashe ingero, wenda mu buryo dukora ibintu, hari ukuntu usanga twese tujya duhura, bamwe bari mu mirimo itandukanye, hakabamo challenge yo kugira ngo kumarana umwanya munini kugira ngo tubinoze cyane. Ugasanga wenda umwanya ni muto, usibye ko ubu ngubu wenda muri Fatherhood Music turi kugerageza kureba uburyo twabona umwanya muzima twese twajya duhura tugakora ibyo bintu noneho ku buryo bwiza buruseho. Ikindi kintu nashaka kuvuga wenda kukubaza, aho ngaho twari turi mu buryo buri tekinike, twashaka kugira ngo byibura bagire point of view wenda y'ibintu tuzajya tugenda tuvuga. Reka tujye mu buryo noneho buri spiritual. Buri spiritual ubu tumaze gukora umuziki, yego mu buhanga, kuko tuzi ko na Bible yerekana ko Dawidi n'abandi batubanjirije bose basogokuruza bakoraga umuziki, itugaragariza ko bakoreshaga ubuhanga, bari bazi gucuranga, bari bazi kwandika, gukora ama poetry nk'aba Salomo. Ukabona ibintu byabo byari birimo ubuhanga cyane, ariko nanone bikabamo n'umwuka w'Imana. So reka tuvuge tumaze kuvuga kuri yo side y'ubuhanga, none reka tujye kuri side none mu buryo buri spiritual. Ese ni bahe point of view, mbese ni gute Fatherhood Music ni yiye picture ifite mu buryo buri spiritual, gukuza abo baramyi, gukuza niyo audience yo kuramya Imana. Utwereke picture ya Fatherhood mbese muri rusange mu buryo buri spiritual. Yego, urakoze. Mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo buri spiritual, ni ikintu navuga ngo ndanashima Imana kubw'umushumba wacu, umubyeyi wacu udufasha muri training, akicarana natwe, yaradufashije since day one dutangira guhura nawe. Twize ibintu bitandukanye, twize uburyo tutagomba kuba abantu
kwetaininga abantu ahubwo twebwe turabo guhostinga presence y'Imana, guhamagara presence y'Imana kugira ngo presence y'Imana ibe kuri twebwe, ibe naho turi. So rero mu buryo bwo buri spiritual ni ukuvuga ngo niba koko twemeye kugira ngo dukore ibi bintu mu buryo bwiza, technical things byose twavuzemo tuzagenda tugaragaza muri practical ahangaha tuza tubikore. Ariko se none wamuririmbiwe, urasabwa kuba uri umuntu cyangwa se urasabwa iki kugira ngo ibyo bintu nujya kubiririzinga, nujya kubitanga, nujya kuministeringa, urasabwa kugira ngo ube umeze uti? Kubera ko akenshi na kenshi turabivanga, ugasanga umuririmbyi ntabwo yubashye igihe cyo kugera kwitegura. Mu gihe utiteguye ngo ubanze nawe ubanze, hari training twigeze guhabwa, tubona ko hari ibyiciro, sinzi niba mbyibuka neza ko ndaza kubinyuramo. Vuga ngo tubanza gusavinga, twarangiza gusavinga tukajya ahera and then tukajya face to face with God, amaso ku maso n'Imana. Ariko si none ibyo bintu uzajya kubikora uwo batabanje kwiherera, kuko uribuka neza n'intumwa ngo zabanzaga ngo zikagenda ngo zikajya hamwe, ngo zamara kujya hamwe zigahamagara Mwuka Wera akabona kuza. So none se mwebwe niba muri itsinda, ni gute ushobora kujya gukora ikintu mutashize hamwe, mutasenze, mutahuje umutima? Kuko uzarebe biroroshye cyane muri uyu murimo dukora kugira ngo tube disconnect, dutandukane kabisa. Biroroshye cyane kuko umwe aze yarakaye gusa, yahuye n'ikintu hanze, aza ahangaha noneho mvuge ngo mugiye kuramya Imana muri kumwe, uzajya gusanga usange ntago ari kure cyane. Ariko wa muntu niba yaje ukamuhobera, ukamubwira ati, ukaganira, ukamubwira ati wenda nibyo uri gucamo, humura, ntago ariko ushobora kurarurira ejo impundu zikavuga. Ni ibintu bisaba kugira ngo mubanze urabona nk'ukuntu wenda iyi example, ntago urukwira umwe ushobora gucana umuriro ubeho, bisaba kugira ngo ukoranye, bisaba kugira ngo mwebwe mufatanye kugira ngo mushyigikirane, noneho mutange ikintu cyuzuye. Rero mu buryo buri spiritual birasaba kugira ngo umuramyi nyawe abo umunyamasengesho bwa mbere, abo umunyamasengesho, abo umwinginzi, ntuze nyine uri umusongarere, kabivuge muri iyo mvugo ngo uzuri umusongarere ngo uvuge ngo njyewe ndi wa wundi wo kuza gusa babe banteguriye aho mpagarara gusa, mikrofone bayinkoreye, ngwino usengere n'ibyo ugiye gukoresha mbese, ngwino usengere n'ikirere mbese, and then ibindi byose kuko nutindana n'Imana nayo izatindana nawe. Ni gutyo nabivuga. Nk'uko abivuze koko nibyo. Dufite Bishop wacu yitwa Hakizimana Pacifique. Navuga ko ari mu bantu bashepinze ubuzima bwacu cyane kuva twahura nawe. Ni umubyeyi wacu, ariko cyane navuga ko ari inshuti yacu. Yego ni umubyeyi wacu, ariko ni inshuti yacu, ari close cyane. Yagiye ahindura point of view yacu y'uburyo twaramyaga Imana nk'uko yabivuze, aho twabikoraga nk'ibintu byo kwinezeza cyangwa se guperforminga, ugasanga dutinda mu bintu byo kubyina tugasimbuka. Ntabwo tuvuze ko ari bibi, nabyo ni byiza rimwe bitewe n'impamvu uri kubikora. Tuzagenda tubisobanura nabyo, tuzagenda tubisobanura neza cyane. Ariko yatweretse nanone indi shusho yo kuvuga ati wowe ukuntu wahura n'Imana n'ukuntu wafasha abantu guhura n'Imana. Aricyo kintu navuga ngo tutari tuzi cyane, tutari dusobanukiye cyane, byahinduye wenda imyumvire yacu n'imitekerereze n'uburyo tubona kuramya no guhimbaza. Hari n'ibintu byabaga ugasanga niba abantu batasimbutse, niba abantu badahagaze, niba abantu ubona iteraniro ryose ryicaye, ugahita uvuga ati nta kintu cyabaye pe, nta kintu uri gukora kabisa. Uyu munsi itorero ryakonje, wanasohoka kandi wumve no mu bakristo bikaba byarabagezemo ngo uyu munsi mishu ngo wadukonjesheje, ukibaza
wowe uruburingiti uri naje kubashyushya naje ngiye kubashyushya. So ibyo bintu byose rero ni ibintu umuntu agenda asobanukirwa kuko ntabwo mbizi neza ariko wasanga hari ahantu ndabyibuka tukibitangira byaratuvunnye cyane kubera ko uri kumva bimaze guhinduka gutyo twajyaga n'ahantu wenda hatari mu rusengero iwacu, ko mu rusengero iwacu wenda byabaga byoroshye ko communication n'abantu n'uburyo pasiteri yabyigishaga byarorohaga kugira ngo bagende babyumva. Hari ukuntu twajyaga ahandi hantu wenda abantu batabizi tukaramya Imana twembaza kandi ukumva ko rwose ari byiza ibintu bimeze neza, ariko kako audience tabimenyereye twasohoka bakatubwira ati mwebwe mujya mudusinziriza mujya mutugonesha. Ariko ndakeka nuko icyo gihe ntabwo abantu benshi bari bafite iyo ide yo kumenya ngo kuramya Imana ni iki. Bo bari bazi ko ari ukuza tugakubitamo indirimbo nyine y'igisirimba ibyinitse tukabyina ivumbi rigatumuka tukabira icyuya. Ushobora twenda tuzanya tubivuga ku majare kuri injyana z'imiziki kubera ko ushobora no kuramya Imana mu ndirimbo iri fast. Wenda ibyo byiciro byose wenda tuzagenda tubivugaho nk'uko wenda wabivuze iyi ni introduction turi gutanga, ariko nyine wenda umuntu azagenda bigaragaza. Ariko ushobora kuramya Imana mu ndirimbo iri fast, ariko ntago ukwiye kwirirwa uri kuzamurisha abantu amaboko twagiye tugire gutya. Mbese ntago ari ibintu byo kwintertaining abantu nk'uko tuvuga muri stade bwazamura amaboko simbuka, kuko niba atabikoze wowe uratuvuga ati uyu muntu buriya ibintu yabikiye amazi. Niko benshi bahitaga biyumvira, ariko nyine wasangana muri ka kanya uri kumujya ngo simbuka agira gutya wenda washagura niba hari n'icyo ari kumva ari ijwi ari kumva, so ugasanga rero uramudistabinze. Bikenewe kugira ngo habeho izo nyigisho, wenda twazanatumira n'umushumba kugira wenda tuganire kuri icyo kintu. Nibyo na Bishop ndakeka ari bubone kino kiganiro, wenda tuzagira umunsi tumuha kugira ngo aze wenda abisobanure kuturusha kubera ko we arabizi cyane kuturusha. Ababwire wenda izo mpamvu ntabwo turi kuzijya en detail cyane ngo tubabwire nuko turi kuvuga wenda ngo kuzamura amaboko ni bibi, ariko hari igihe kiba ari igihe cyo gucelebratinga mu guhimbaza Imana muvuga ibyiza Imana yakoze. Ushobora kugira time yo gusimbuka no kuzamura amaboko, it's fine, ariko tunagaragaza ko hari indi point of view y'igihe cyo kuramya Imana niyo yaba ari mu ndirimbo zibyinitse, ariko yo akaba ari time y'umuntu n'Imana cyane ya interaction. So ni ukugira ngo just bivunagura abantu babyumve. Mvuga ngo ni ikintu cyiza kuba hano muri Fatherhood dufite abantu bakora ibintu bitandukanye. Wenda tuzajya duhurira hano ko nababwiye Vincent azajya abigisha cyane wenda tuzajya tubihuza spiritual na skills, azajya abigisha cyane kwijwi, ariko anabibigisha nyine mu uburyo Imana ibibona. Ariko dufite n'abacuranzi batandukanye. Dufite Kamanzi ndakeka n'umwe mu babateri beza cyane. Ikintu nkundira abantu dukorana cyane nuko ubona ari abacuranzi ariko bari dedicated no mu bintu by'Imana. Ushobora kuvuga ni kera twagiraga struggle, ndakeka mu bacuranzi benshi n'abaririmbyi twagiraga icyo gihe abantu benshi bavuga ko ngiye nawe dushobora kuba turi mu bantu bamara kuririmba cyangwa kugira ibintu by'imiziki tukicara tukumva ijambo ry'Imana. Abantu benshi barasohokaga, wabonaga nyine icyo ni ugucuranga akaririmba agahita yigendera ntiyumve n'ikintu pasiteri ari kuvuga. Nkeka ko n'abapasiteri benshi icyo kintu barakireklamaga cyane. Kandi mvuga n'uyu munsi niba uri umuririmbyi niba uri umucuranzi ukaba ugifite icyo kintu cyo kumva ko waririmbye wacuranze, ukumva ko pasiteri najya kubwiriza uri bugende cyangwa se uri bujye kwicara hanze, tukubwira ati icyo kintu ntago mu buryo bw'umwuka kizagukuza pe, icyo kintu ni kibi cyane kiradindiza. So nashaka gushimira abacuranzi cyane bo muri Fatherhood. Ubona ko bakujije uwo muco wo kumenya ati ndi gucuranga drums, wenda ndi gutanga urugero kuri Kamanzi, ariko nubwo ndi ku ngoma ndi guhimbaza Imana, ndi kuramya Imana. Ukabona ko ari kubikora ariko ari no gusenga cyane, ari na pressure y'Imana. Ari ikintu cyiza cyane. Kevin niba ari kuri baza kumva ko ndi gucuranga baza ariko ndi guhimbaza Imana. Mfite kubaha Imana, mfite
mfite nanjye gusenga mu byo ndimo, mfite gucuranga neza ariko nkaba ndi no gusenga. David ari kimwe wenda n'abaririmbyi. Uvuze icyo kintu bitani umunsi umwe yari umunsi umwe muri bo yari gucuranga none arangije ngo yumva ngo ashaka kurekera gucuranga abonye akicara hasi yacuranga afite amarira menshi ari gusenga. So ni ukuvuga ngo nabo bakeneye guhura n'Imana, nabo ni abantu bagomba guhura n'Imana, nabo ibyo bari gucuranga ntabwo ari ibyabo. Mu gihe wasobanukiwe ko ibyo uri gucuranga hari uri kubicurangira, hari umuntu uri kuramya Imana n'igicurangisho cyawe, ntabwo wakwitwara uko ushaka. Wasobanukiwe ko uri gucuranga iyo piano, ntabwo warangiza utumvishe ijambo ry'Imana, kuko none se wenda abasirimu ari usibye n'abasirimu, tuvuge umuntu uwo ari we wese, iyo urangije kurya hari igihe wumva ushaka wenda nko kunywa ku mazi, cyangwa se wenda kumva hari ikintu ushaka gusomeza, cyangwa se ayo mata. Kuki se none uba wumva cyagiye wamaze kurya ukeneye icyo kintu kindi? Bishaka kuvuga iki? Niba urangije gucuranga hari ikindi kintu kigomba none gutunga ubwa buzima bwawe, gusobanukirwa rya jambo riraza kugufasha noneho gushyigikira ibyo ngibyo ukora. So rero akenshi na kenshi ku giti cyanjye nshobora kuvuga ngo hari ukudasobanukirwa, ariko rero no kudasobanukirwa ugasanga rimwe na rimwe nko ahambere, ntabwo ngiye mbeshye rwose, ahantu twagendaga dusengera ahambere ntabwo badusobanuriraga icyo umuramyi ni gute yagakwiye kuba ameze, ni gute yagakwiye kuba yakitinga, ni gute yagakwiye kuba nyine ibyo bintu, izo details zose kabisa ntabwo zatangwaga. Wenda nzabazanira umwe mu bacuranzi. Dufite umucuranzi ucuranga bass witwa Kevin. Ni umucuranzi mwiza kandi ni umuhungu kabisa wumva ijambo ry'Imana byataye, dore ko wenda navuga ngo yigiye wenda kuri Bishop kuva akiri umwana, wenda yabaga hano muri church. Ziko ari mu bantu ba mbere kabisa bumva inyigisho za Father neza cyane, kandi iyo akubwirije wumva kabisa ko ibintu ari kuvuga ari ibintu azi, ari ibintu asobanukiwe. Ngira ngo abantu b'ababaziste cyane ubwo turi kuvuga abacuranzi bacuranga ariko ugasanga bameze n'ubu naho batandukanye n'abacuranga hariya hanze, sibyo? Ngira ngo mbabwene niba uri umubaziste, mpamya ko tuzakuzanira Kevin, uzamwigiraho ibintu byinshi, uzamwigira uburyo aca bugufi imbere y'Imana, uburyo azi ijambo ry'Imana, wenda tuzamuha n'iminota yo kubwiriza kugira ngo wenda agire icyo avuga. Noneho wenda abacurange na baze, icyiza tuzajya tubikorera hano muri rusengero, ni ahantu heza, dufite ibyuma biba bicometse hano biplaginze, nanamwicaza hano tugashyira hano amp akajya nagucuranga, ukumva ni umucuranzi mwiza cyane. So wenda azajya nagira icyo ababwira mu micurangire ye, muri discipline ya buri munsi y'uburyo acuranga ibintu bose kabisa. Tuzajya tuza twese, buri muntu afite ikintu aje kubasangiza. Wenda tugiye na time yo kujya twese duhura mu ndirimbo, twerekana ibyo twakoze, challenge tugira mu rwego rwo kudufasha kugenda dukura, tubisobanure why twakoze amajwi gutya, why yacuranze gutya. Navuga ngo habeho uwo muco, atari twebwe gusa, no kuri mwege mudukurikiye. Fatherhood Sanctuary ibarizwamo Fatherhood Music. Abana bo muri urwo rugo bafite umuco. Iyo kiritire rero twe dufite niyo ishobora gutuma noneho utavuga ngo ndangije gucuranga ndasohoza, ndangije kugira gutya ngiyanga. So hari ibyo ugomba kwiyambura kugira ngo nyine ube umwana wo mu rugo. So ibyo byose rero ni ibintu by'ingenzi navuga ngo nashikariza abagenzi banjye, nashishikariza ayandi matorero, inshuti, kugira ngo wimike uwo muco muri wowe, ube muri wowe. Ndakeka turi kugera ku musozo wa session yacu uyu munsi twe twapanze yo kugira ngo tubanze tubanyuremo muri make ibyo tuzajya tuganiraho, ibyo tuzajya tubasangiza, uburyo tuzajya twigana hamwe kugira ngo dutere imbere.
nkeka ko twagize ibihe byiza cyane kandi nkeka ko tubateye amatsiko cyane yo kumenya ngo uzigira iki kuri Vincent, uzigira iki kuri Mishu, uzigira iki kuri Kigingi, uzigira iki kuri Kevin, uzigira iki kuri, dufite abantu benshi kuri Bishop, Joanna wenda nazaza, Kendi Saze, twese ba Honorine, twese buri muntu afite uniqueness ye, afite ikintu cye cyiza ashobora kudusangiza hano kandi kingira akamaro. Mvuga nti nizere ko tubateye amatsiko, nizere ko tuzigira hamwe nkuko twabivuze, tugakurira hamwe ibi bintu tukabikora neza cyane. So mbashishikariza kugira ngo mukomeze mukore like na subscribe, musharinge, kugira ngo dukomeze tubane hamwe, kugira ngo dukomeze tuganire, dusangire. Mvuga nti iyi ngiyi ni ya mbere, nari nakoze ya mbere introduction yo kubabwira ko tugiye gutangira iki gikorwa. Iyi ngiyi ni ya kabiri yo kugira ngo nanone nari nahamagaye umukuru wa Fatherhood Music kugira ngo twicare nanone twongere tubisesengureho gato cyane, tubiruseho, tubwire abantu ibyo tugiye. Ariko mbabwira nti twarikodinze indirimbo, ni indirimbo y'abandi ariko twagerageje, yitwa Menye Neza. Turimo turayisoza, twayikoreye amajwi, tuyikorera arrangement ya instrument, harimo Kamanzi yacuranzemo ariko hari abandi batacuranze kubera ikibazo cy'imashini cyabaye, ariko tugiye kuyireleasinga uburyo imeze nubwo icuranzemo amamida amwe namwe, ariko ni ukugira ngo tugaragaze igitekerezo. Noneho mvuga ni icyo gihe wenda tuzahura dutandukanye gutyo, wenda tujye duplayinga n'ayo majwi, dufite laptop hano, tuzane project, tujye ducuranga wenda nka alto, tuvuge ni kubera iki iyi alto twayikoze gutya, niki kintu iri guhindura, niki kintu mbese tugerageze gusharinga ibyo bintu byose. Wenda indirimbo ikozwe gutyo buri muntu aba afite aspect y'ukuntu ayumva, kuko indirimbo itacinga mu buryo butandukanye. So navuga ngo iyo arrangement twakoze ni ukugira ko hari abantu bazi wenda original ukuntu imeze, ni ukugira ngo tubereke aspect zitandukanye wakoramo indirimbo, n'uburyo yatacinga mu buryo butandukanye, n'uburyo yasona mu buryo butandukanye, kugira ngo abantu bajye babona options zitandukanye zo gukora indirimbo. So mvuga ni icyo gihe tuzaba honete cyane. Wenda umuntu ajya avuga ati nge alto ntago nayikunze wenda kubera ko hano hantu yasoreje nge ndi kumva, icyo gihe bizahumura abantu bavuga ati burya basoreje hano kandi wenda byakagombye gusoreza hano, kugira ngo babone ko nyine hari impamvu zitandukanye ushobora gukoramo ijwi. So mvuga nti projet iri kurangira, wenda tuzareba n'uburyo tuyikora akavideo video itagize cyane. Tunashimira na Vitrix Vita kabisa, nuri kudufasha muri aya mavideo turimo turakora, kandi Vita nawe azajya bari kuri kamera ari gusenga cyane. Vita ariko Vincent, Vita Bishop hano, umuntu wadufashe iyi video yitwa Vita Vita buriya aritonda byatazi sana, umwana mwiza. Vita ndi kugira ngo nawe aze, natangira akorane natwe, atangira aze sibyo ajya asenga cyane. Kandi ibi bintu Imana itanga umugisha Vita, ariko kubwira Imana itanga umugisha bya danje, kandi ntabwo umenya umugisha wawe ahantu uri, ahantu Imana yakugeneye umugisha. Ariko nzi ko iyo uri poroshe y'Imana cyane iguha umugisha cyane kurusha uko waba uri kure. So mvuga nti ngewe impamvu mbivuze nuko Vita afite impano ikomeye cyane, kandi n'umwana mwiza cyane buriya cyane, uri simple. Mvuga ni na ngewe nanamukuriye gutya kugira ngo ndebe ko nkomeza no kumuzana. Sibyo Vita? Ni nshaka gukomeza kukuzana no ku cyumweru, urabona dukora aya manuza, yajya dufasha kabisa mu ma editing, mu biki, mu bintu bitandukanye. So tugiye gukorana, kandi nizera ko tuzamubera umugisha, kandi nawe azatubera umugisha cyane. N'abandi bafite skills nibaze dufatanye kubaka ubwami bw'Imana. Ari kumwe n'umuhungu nawe tuzamwigaho neza ubutaha, reka tube tumuretse, zamutumira mu kiganiro. Ni ukugenda buriya hari ukuntu uzana umwe n'undi akaza, buriya ngo Vita ubwo akomeza kuza ntazajya aza birangire mwese narabaje. Buriya hari abantu benshi
nongera kubivuga, hari abantu bitwa ba Shyaka, hari abantu bitwa ba Venkeri, hari abantu bitwa ba Edi, hari abantu bitwa ba Fabrice. mwese nanone dushaka kongera kubazana hano. Yabana cyane kugira ngo iyi video nabo nibayireba ko ndabizi bazayireba, bumve ko tunabasuhuje, bumve ko tubasuhuje, bumve kandi ko turi kubivuga kubera ko tubakunda, bafite n'impano, kandi twese duhuje mu nzu y'Imana twakora ibintu bikomeye cyane biri hejuru cyane. So nari nkanyujijemo kugira ngo tunashimire na Vita, dushimire Fatherhood Sanctuary, ababyeyi bacu, Bishop na komite yose bakorana. Dushimire abakristu bo muri Fatherhood, dushimire abantu badukunda batureba buri kuri YouTube, yaba Fatherhood Sanctuary ni ya Fatherhood Music. Dushimire abacuranzi n'abaririmbyi bose kabisa bari muri Fatherhood Music. Dushimire abatekinisiye, dushimire abo muri media bose kandi tubasaba kugira ngo dukomeze dufatanye muri kino kintu, dukomeze dukore share, dukomeze tubyereke abantu kugira ngo turebe ko ndabizi turi benshi. Nibutsa n'abantu bo muri Kenya, Uganda, Congo, Tanzania, i Burundi, Zambia, ahandi ni yari muri South Africa, muri Amerika, mwese tuzakorana na content z'icyongereza. N'iz'icyongereza kabisa, wenda mbivuze mu kinyarwanda kanya, ariko mvuga ni tuzakorana na content zo mu cyongereza kuko hari ibintu byinshi dufite byiza muri byo. Twavugaga ngo igisirimba nko muri Amerika ntikiyaba, kandi dushobora kucyicaraho hano tukakivuga. Ni injyana nziza cyane, dufite na gakondo. Ni ibintu byiza twasharinga mu cyongereza kandi bikaba bikenteresa abantu benshi cyane. So mvuga nti nabo kabisa turababikiye. Ubundi na Vita twari twaravuze ko byibura mu kwezi tuzajya dukora nka video nk'eshanu, sibyo Vita? Kandi video eshanu ni nyinshi, wenda dushizemo iby'icyongereza n'iby'ikinyarwanda. Ni content nini, harimo n'indirimbo byose. So mvuga nti dutangiye ubu ngubu bitarenze iki cyumweru, kuvuga ngo ku kwezi kwa kabiri tugiye gusohora video ebyiri, sibyo? na audio imwe, iyo tuzaba turi kuvugaho ni podcast. Ubwo ibindi by'ukundi kwezi nabyo twatangiye kubitegura neza cyane kabisa. So ngushimira cyane Vincent, urakoze cyane kabisa. Nizera ko abantu bakwigiyeho byinshi kandi bumvise ibyo uzajya ubafasha cyane. Mbashishikariza ngo mukomeze mudusapotinge, kandi Imana ikomeze twese duhana umugisha. Reka Vincent nkuko yatangiye ari gusenga, n'ubundi yongera dusengera kugira ngo dusoze. Urakoze Mwami Imana, urakoze kubw'uyu mwanya mwiza wo kuganira kugira ngo twubake ubwami bwawe, kugira ngo dukomeze Mwami icyo waduhamagariye. Turagushimiye rero kubw'uyu mwanya, kubw'ikiganiro cyiza tugiranye. Bikomeze kuduhereza imbaraga zo kugira ngo tugire byinshi Mwami duhereza bagenzi bacu, cyangwa se tuganira na bagenzi bacu, haba bari mu gihugu, haba bari hanze yacyo, kugira ngo Kristo urusheho kutwishimira ndetse no kutunezererwa. Bani na buri umwe wese nitwongera kugaruka, kandi nabwo Kristo hazagira undi ugira aho hava n'ahagera. Byose tubiseze mu izina rya Yesu Kristo, amen.